Hello guys, ubu tugiye kurebera hamwe uko wakora live ikagaragara cyane kurusha izindi ku buryo buri wese uyibonye yakifuza gukora join. So bana nanjye muri iyi video ndakwereka byose uko tugiye gusetinga live yacu ikabona aba viewers benshi, mbega abantu bayijoininga bakaba benshi cyane, bityo n'amagift yacu akiyongera ndetse tukongera n'umubare munini w'aba followers kuri live yacu. So niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri channel yacu Teacher David Tech. Murakoze cyane, let's go. Yego, ubu tugiye kurebera hamwe uko wakora live cyangwa se uko wahostinga live kuri TikTok, uko wapanga pano, uko washyiramo ariya majwi wumva ngo wow, ayo ngayo tugiye kubirebera hamwe. Icyo ngwibutsa nuko wakora subscribe gusa, biturangiza turebere hamwe n'ukuntu wahindura ifoto igihe nyine udashaka ko habaho kamera igihe uri live, uko wahindura iyo foto. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe. Muri kumwe na Teacher David, mugiye kurebera hamwe utwo tuntu tugeze muri 3. Ni utuntu tworoshye gusa. Wowe ikintu usabwa ni ukunkurikira tukagendana akantu ku kandi. Aho utari buze kureba neza usubize inyuma, kuko iyi video nayigukoreye kugira ngo nawe wishime umenye nk'ibyo tuzi. Nicyo twiyemeje. Byikorere rwose. Mbibutse ko umuntu wemerewe guhostinga live kuri TikTok agomba kuba afite aba followers 1000. At least agomba kuba afite aba followers 1000. Ni ukuvuga ngo international TikTok account irangwa n'iki? Igihe cyose uzi ko account yawe uyikoresha muri iyi TikTok. Izi TikTok ziratandukanye. Iyi ngiyi ni TikTok original cyangwa se original. Nkuko muzi ko tugira Facebook tukagira na Facebook Lite. Iyi ngiyi rero ni pirate. Igihe cyose uzaroginga in account yawe muri no TikTok Lite ikajyamo, uzamenye ko ufite fake account, udafite international TikTok account. Kandi twakoze video y'ukuntu wa creatinga international TikTok account. So genda nyarukuyirebe, nayo ni yawe narayigukoreye. Mbega video ziraha zose wowe uri kundeba, ibyo ndi gukora nizawe narazigukoreye. Urasabwa kuba ufite ino TikTok iri international cyangwa se original TikTok, ukayikandaho. Iyo urangije kuyikandaho urategereza icyo kintu kikwereka ko ari original. Nicyo kikwereka ko ari original. So ndabona sinzi ibintu kari kwikora. So ntacyo, twebwe icyaturaje inshinga ni iki ngiki. Tugiye guhostinga live, nta kindi kintu uri buze gukora. Urahita uza hano hari plus nyine nk'ugiye kwa uploading. So noneho urahakirika. Numara kuhakirika bamo tugiye kwigira live. Numara kuhakirika ikintu uri buze gukora, uraza guscrollinga uva hano iburyo ujya ibumoso. Urascrollinga gutya kugira ngo tubone ijambo live. Urabona ko twaribonye. Noneho turategereza rijye mu ibara ry'umweru cyane. Turategereza ko iryo jambo rijya mu ibara ry'umweru cyane, ritameze nka rino, ahubwo rise gutya umweru cyane. Noneho nta kindi kintu uri buze gukora. Urahita ukora go live cyangwa se live yawe uyisetingire ahangaha. Live kuri TikTok ihostingwa cyangwa se ikorwa n'umuntu ufite aba subscribers 1000. Niba uzi ko bari kukwereka live kuri TikTok yawe kandi udafite aba subscribers bangiye mu kanwa. Buriya nshaka subscribe, kora subscribe ahubwo wowe utarayikora. So no kuvuga ngo buriya
ufite fake account, niba uzi ko ukora live kuri TikTok kandi uzi ko kujya live bisaba kuba ufite aba followers 1000. So nta kindi kintu uri buze gukora. Niba ushaka gusetingira pano yawe ahangaha, nakubwira iki wayisetinga. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho bashyiriraho goal ya live yawe, sibyo? Noneho ahangaha ni title, ibintu ugiye kwigisha, ese ugiye kubwiriza ijambo ry'Imana, ese ugiye kudensinga, ese ugiye gukina match, ibyo ngibyo nyine. Ese ni follow to follow, ese ni iki nyine? Title ya live yawe ese igamije iki iyo live ugiye gukora. So hari n'ibindi byinshi nawe uzajya uragenda urabivumbura, byose ntabwo twabivimuzi ni muzingo. Mbibutse ko niba utari kureba video neza urasabwa gucurika telefone kugira ngo amagambo yose tuvuze ujye urayabona. So noneho urahita uza ukore hano hantu handitse go live. Reka twebwe tujye kuyisetinga twagezeyo, nta kibazo. Ariko n'ahangaha ni sawa cyane. Hano handitse flip ni uguhindura nyine. Flip ni uguhindura. Niba nari mfite kamera y'imbere igahita iy'inyuma, niba nari mfite iy'inyuma igahita iy'imbere. Nicyo cya flip. Noneho ahangaha niba ngiye kuri beautify, niba nari ngiye gukora live yanjye ndi kugaragara, ndashyira mu ubwiza rwose, nse nk'igitonore rwose, nsane neza rwose, nta sereri. Noneho hano kuri effect rero niho hahandi turi buze gusanga sound n'utundi tuntu nyine. Noneho ahangaha kuri settings turaza gusetinga nyine, ikiza nuko wabikora utarajya live kugira ngo batagucishamo ijisho, ariko no kubikora wageze live ntacyo biba bitwaye. So twebwe rero turaza kujya hano kuri go live. Mbibutse ko umuntu utarabona international TikTok account ugomba gusubira inyuma kuri video zacu, kuko iyo video twarayikoze. Niba uzi ko utarabona international TikTok account, babarya amafaranga gute ko naje ngo icyo kibazo ngikemure ubyikorere? Ntabwo mwibuka ko n'irembo ryaje ngo byikorere? Hano ntacyo, reka tumyutinge sound yacu kuko ntabwo bifuje ko twatera imbere. Katuriye myutinge. Noneho tugiye kubirebera hamwe. Ese aya majwi waba uyazi? Ubu ngubu turi live. Icyo ngicyo cyo ukibuke. Ese aya majwi waba uyazi? Aya majwi waba warigeze kuyumvaho? Iri se ryo wigeze ubyumvaho? Iri se ryo waryumviseho? Baransetse n'ukuri. Iri se ryo waryumviseho? Iris. Ayo yose ni ya majwi rero dukoresha live. Iyo aya majwi yafite live yawe nta kabuza iraganwa. Noneho ikintu cya mbere tugiye kubanzirizaho, tugiye gukora nk'utuntu 3 cyangwa 4, ntabwo mbizi, gusa ni nka 3 cyangwa 4. Turagenda uko umwuka ari buze kutuyobora. So uraza, tugiye kubanza duhindure background. Urabona ko ntabwo dufite pano, nta pani hari, murabona ko ntayo, nta na background dufite, kandi turi live. Goal yo dore ngiyi irasetinze, n'uturoza 10. Nawe uzasetinga ibyo ushoboye. So urabona ko tugize n'umuntu wa mbere ujoyininze. Urahita uza ukore hano handitse enhance. Numara gukora hano handitse enhance, ikintu uri buze gukora, urahita uza hano. Singi ya setting yose se twari tugiye gukora, urahita uza hano handitse background. Numara gukora hari ahantu handitse background, urahitamo imwe muri aya mafoto ari hano. Aya ngaya urahitamo iyo ushaka.
sibyo? Ariko nubona harimo iyo udashaka, wenda ushaka gushyiramo agafoto kawe, bahite bakubona nyine, bahite bazavuga ati ati ni wa wundi kabisa, reka tumukurikire. Urahita uza, niba ushaka gushyiramo ifoto yawe urahita uza ukirike hariya nashyize agafureshi. Mba mfite materiyeri nkoresha ndi kwigisha, noneho ndahitamo wenda reka mpitemo iyi ngiyi, ndahitamo iyi ngiyi. Mbibutse ko iyo ushaka kureba ifoto zose ufite ukora hano kuri plus. Yego, noneho mpitamo yiriya nabemereye. Aha, murabona ko rwose noneho background yacu gizute irahindutse. Namwe murabibona ko background yacu yahindutse. Noneho ikintu uri buze gukora, tugiye gupanga pano. Noneho niko kantu ka kabiri, pano tugiye kuyipanga. Nitumara kuyipanga rero turahita dushaka aho yari amajwi noneho twayakura, kuko nge naraya downloading. Urahita uza ukore hano handitse enhance n'ubundi. Numara kuhakora urahita ubona ahantu handitse sound effects. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Sound effect. Kandi ubwo abantu ba joininze live bari kunyumva, urumva ko yamajwi noneho ngaye nirurari. Nari nurari. Mugabanye kunseka. Niringira urari. Wow! So, noneho iyo yakozeho nyine ahita ba downloaded naka ngakura kaje. Of course. Thanks. Noneho urabona ko ayo nagiye nkoraho yahisaba downloaded. Murayabona dore ngaya hano. Ubu nshaka umuntu yangorera akantu k'ubwenge, tamubwira ngo wow, cyangwa ngahita mukomera amashi. Noneho tugiye gupanga channel. Tugiye gupanga pano, not channel. Okay, tugiye gupanga pano noneho. Pano hahandi ushyira abantu bawe nyine ukaba control. Ikintu uraza gukora hano handitse guests. Niba utari kureba neza, curika telefone, niyo nama nakubwira. Numara kuhakora hariya handitse guest nakweretse, urahita uza ukore hano hari akantu ka settings hariya nkweretse. Nurangiza urakora pano yawe urahita uyikora. Ngewe nkunda gukoresha iyi ngiyi, reka bariyo ngirute, reka bariyo nkubitamo. Muhite mubona, murahita mubibona. Yego, sinzi impamvu biri gushaka kugorana. Pano ya mbere irakozwe. Iyi ngiyi ni pano ya mbere. Hino ni pano ya mbere. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo gupanga pano. Uburyo bwa kabiri bwo gupanga pano, n'ubundi uza hano kuri guests. Iyo ubonye buriya butakunyuze uza hano kuri guests. Wamara kuza kuri guests ukajya hano kuri settings. Ukahakirika. Wamara kuhakirika uhitamo abantu ushaka. Hari igihe uba ugiye gukina match bashobora kuba ari 4, hari igihe ushaka ko ari 6, ariko nge nkunda gukoresha iyi ngiyi 8. Mwebwe biri buze kubikunda kubera ko yewe bari gushaka ko wow, birakunze. Noneho urabona ko pano yacu wenda ntabwo nshaka kwibimeze iki. Wenda iyi pano yacu ntabwo nshaka kwibimeze guki. Ikintu uri buze gukora rero ni iki. Uraza n'ubundi hano kuri guest uyipange neza ku buryo abantu bari bugusure, bari busange pano yawe ari iki, ari insirimu. Noneho ikintu uri buze gukora urahita uza hano n'ubundi hariya. Numara kuhaza yego, numara kuhaza uraswitchinga ino layout no, uri buze ahangaha uraza hano. Yego,
ntabwo mwahabonye ariko reka mpabereke. Uraza hano kuri guest, numara kuza kuri guest uhakirike. Biriya uko bije bitewe nuko nari nkoze hano, nari nkoze ahangaha. Ubwo mbishatse nongeye kuhakora byasubira kwa kundi ko tutabishaka. Murabona ko niko bisubiye. Yego, noneho kubera ko ngewe nshaka ko pano yanjye ibinsirimu, ndahita nkora hano n'ubundi kuri guest. Ndahita nkora hano kuri guest. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Utubwire muri comment ikindi kintu twakwigisha, noneho inze hano kugira ngo pano yanjye ibimeze neza. Murabona ko ihise iba fresh. Ndumva ahangaha ariho twarangiriza video yacu. Ibindi uzakenera uzanyandikira muri comment mbigukorere, ntacyo bitwaye. Video uyirebe neza kuko ni wowe nayikoreye, ni wowe uyigenewe, wowe wakoze subscribe. Nawe utarayikora waracitswe, nakugira inama yo gukora subscribe. Hano twigisha ibijyanye na telefone, mbese ibyananiranye byose hano ni kuri byikorere. Noneho mwakoze kubana natwe, mukwiriye salute. God bless you.